ngo Petero amaze kuzura imbaraga z'umwuka wera ngo ubwo arahangara aravuga ati none harabashinja ahinduka umucamanza arashinja ati Yesu wa wundi mwishe mukamubamba ni ukoze ibingibi mureba riravuga ngo data ubababarire uko batazi icyo bakora. Yabwiye igisambo Luka 23:43 23:43 haravuga ngo uyu munsi turabana he? Turabana muri paradiso. Yesu yarebye Yohana areba na nyina Mariya abwira Mariya ngo nguyu umwana wawe, abwira na Yohana ngo nguyu nyoko. Ngo data ni iki kikundekesheje inyota? Haleluya. Ngo birarangiye. Haleluya. Ku musaraba Yesu yarangije byose ti data mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Ya Imana ibaho umugisha. Reka dusome ijambo riri mu Bakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 21. Abakorinto ba kabiri ibice 5 n'umurongo wa 21. Hari ijambo rivuga ngo turihuta kuko nta igihe nyene murabizi kiragenda cyihuta, natwe turagerageza rero twihute. Ya Imana iguha umugisha niba ugiye. Haravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen. Kongere dusubiremo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen. Haleluya. Ibi birasobanuye cyangwa se birasobanutse ngo utarigeze kumenya icyaha ari we Yesu. Haleluya. Ngo ubwe yahindutse icyaha, nta nubwo Imana imubona, nta nubwo ese nabivuga ngo iki, nta nubwo we yamenye icyaha, nta nubwo yarungurutaho icyaha gikorerwa, ahubwo we yahindutse iki? Yahindutse icyaha ubwato. None se ntabwo muzi ko ariko musaraba ngo Imana yamwitegereje ngo yareba ukuntu yikoreye ibyaha by'abantu bose bari mu isi, kuko nicyo cyari cyamuzanye, byose abyirunze habyikoreye. Ngo Imana imurebye ibona nyine yahindutse icyaha, imutera umugongo. Aribwo yatakambaga ati databuja, data ngo ni iki kidute, ni iki kikundekeshe? Uru rukundo rurenze uko umuntu yarwumva. Kwemera. Hari indirimbo wenda abamaze iminsi bakurikirana indirimbo amaze iminsi nshyira kuri tano. Hari indirimbo ivuga ngo ntibyoroshye ko umuntu yapfira, ngo ariko ibyo nibyo wagize ute, nibyo wakoze. Ese koko biroroshye ko umuntu yapfira undi? Ubu hari umuntu wahangara kumfira cyangwa gupfa? Ngewe hari umuntu ubu napfira bati rwose yego yakoze ibibi byinshi, ariko aho kugira ngo mumwice ngewe reka abari njye upfa mu cyimbo cye. Ariko ibyo bintu bikomeye kuba wakora, iyo decision iteye ubwoba ihambaye kuba wakora, Yesu we yarayihangaye arayikora. Amen. Murabizi ngo hari Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimosi, Imana amweretse ibintu byinshi, marayika amweretse ibintu byinshi, bamihishurira n'inama yigeze ibera mu ijuru, ngo hari umuzingo w'igitabo gifatanyishije ibimenyetso, ngo habuze umuntu wacyakira ngo abumbure icyo gitabo, ngo amenye ibimenyetso bigifatanishije. Kiriya gitabo kigira ngo na kiriya gikombe cyari gitegereje Kristo, cyari igitabo kizingiyemo imibabaro n'ibyaha by'abari mu isi. Noneho ngo Imana ngo mu ijuru, ngo bitegereza mu ijuru hose mu bamarayika, ngo habura n'umwe. Ngo yitegereza ikuzimu, ngo habura umuntu n'umwe. Yitegereza mu bari ku isi yose, habura n'umwe. Ngo yitegereza mu bizima bine,
habura n'umwe. Yitegereza mu byaremwe byose niko ijambo ry'Imana rivuga ngo no mu byaremwe byose ngo barabaza ngo nta muntu koko wahangara kwenda iki gitabo ngo amenye ibimenyetso bigifatanishije. Ngo noneho ngo ikuzimu hose bumvisha iryo jwi bibaza icyo kibazo, baraceceka. Mu isi naho baraceceka, abamarayika baraceceka, ibizima bine baraceceka. Ngo mu byaremwe byose barituriza. Nta rwose nta ushobora kwenda iki gitabo ngo amenye ibimenyetso bigifatanishije. Ngo none Yohana wabonega ibyo ngo arebye ukuntu habuze decisive, habuze umuntu n'umwe wafata kiriya gitabo ngo amenye biriya bimenyetso bigifatanishije, ngo Yohana ararira. Ngo ariko akirira agiye kumva yumva ijwi ngo rivuga ngo wirira Yohana. Haleluya. Ti Yohana, Yohana wirira, ngo dore intare yo mu muryango wa Yuda igize ute? Iranesheje. Amen. Ngo humura wirira, tuza umutima, komera, ngo dore intare yo mu muryango wa Yuda igishyitsi, ngo agize ute? Aranesheje. Yesu niwe wenyine wahangaye kwenda cya gitabo aragifata, aravuga ati njyewe ndabyemeye kubera urukundo rwinshi. Muri Yohana wa mbere, muri Yohana rimwe aravuga ngo nimurebe urukundo rugize ute? Ruhebuje. Ni urukundo ruhebuje ngo rwatumye, ngo data yadukunze rwatumye atanga umwana wayo w'ikinege akemera gupfa ku bwacu, twebwe abariho none n'abazaza n'abatambutse. Turashima Imana ko ubu butumwa bwaje natwe turiho. Ntabwo twabaye nk'abasogokuruza bacu ba kera tutazi, bapfuye bataramenya Imana bakarimbuka. Twebwe dufite amahirwe ko ibi bintu by'ubutumwa byadusanze tumeze gutya tukabyumvisha amatwi. Ubu ntabwo tukirimbutse, nitunarimbuka nitwe tuzaba twize kuko Yesu yatanze devoir. Umukoro we yarawurangije, sibyo? We yagiye ku musaraba aravuga ngo bigize ute? Birarangiye. Ngo umwenda ari ukingirije ahera utabukamo kabiri, umuntu wese ahabwa uburenganzira bwo kwinjira ahera hahera. Dusigaranye devoir kuko ngo akizuka yatanze itangazo rivuga ngo mu rugo kwa data hari amazu menshi, ngo ngiye kubategurira aho muzaba. Yesu yagiye gutegura mfete. Nitwe dusigaranye umukoro wo kuvuga ngo mbese nagaruka tuzamurebesha amaso asate. Mbese nitwe dusigaranye devoir kuko hari igihe ibintu njya nshaka kuvuga njya mbishyira mu bundi buryo, nkavuga ngo twaba twaragize umwaka kubimenya tutabikurikije, tudakurikije amategeko yabyo. Kuko nkunze kubabwira ngo kugira wice ukuri wamenye, ibyiza ni uko utakumenya. Aho wabize ukuri waba waramenye, ukabuza amategeko ajya mu ijuru, ukabuzi ko kubeshya wenda ari icyaha, ko kwiba ari, mbese ibyo bintu ukaba warabimenye, waragize ayo mahirwe yo kubimenya, noneho ntubikurikize. Icyari kukubera cyiza cyane ni uko utirirwa ubimenya. Kuko aho kugira ngo ubyice warabimenye, ibyiza ni ukugira ute? Ni uko utabimenya. Hariho abantu bakerensa ubu buntu twaha, bakerensa agakiza dukura kuri uyu musaraba cyangwa mu maraso ya Kristo. Uyu munsi ntabwo dushaka kwiga inzira y'umusaraba kuko ni ndende. Kuva mu gashyamba k'Igetsemani kugeza Yesu ageze ku Igorigota ni inzira ndende cyane kandi bifite ubusobanuro bwinshi cyane. Tuzagenda wenda tubyiga gake gake. Ahubwo uyu munsi ndashaka ko twigarukira ku magambo 7 Yesu yavuze amaze kugera ku musaraba. Niyo teme y'inyigisho yacu, ku magambo 7 Yesu yavuze ageze ku musaraba. Ariko ataragera ku musaraba hari utuntu nka 3 gusa nshaka kubabwira. Muribuka, reka tugaruke ku wa 4 nimugoroba tujye kwigaburo ryera. Muribuka Petero n'abigishwa na Yesu ariko bahigaburo ryera, ababwira ngo rwose nzongera gusangira namwe vino ahangaha, ahubwo tuzongera gusangira namwe hehe? Mu bwami bwo mu ijuru. Noneho akanababwira iby'imibabaro agiye guhura nabyo, akanababwira ukuntu umwana w'umuntu agiye kugambanirwa, ukuntu bigiye kugenda, mbese byose. Ninde wibuka Petero arimo abwira Yesu ati ibyo ntubinkangishe, dore inkota ebyiri.
donc Petero yari azi ko ya rugamba ari urw'inkota. Ati njyewe nujya muri gereza tuzajyana, nupfa tuzapfa, nta kintu kizantandukanya nawe, ataho kugira ngo hagire ikigukoraho, njyewe nzitambika. Aribwo Yesu yamubwira ati Petero, ati tuza kuko inkoko itarabika urabunyihakanya gatatu. Petero ati ntabwo bishoboka. Yesu yageze kwa Pilato ari kumwe na Petero. Petero igitero cyajyanye Yesu cyaragendaga, Petero nawe akaba ari kurenguka. Baza kwinjirana neza mu rugo kwa Kayafa. Aragenda arituriza bareba biri bumubeho. Noneho kubera Petero yarazi neza imbaraga za Yesu, n'ukuntu n'ubundi bagiye bashaka kumuhirika mu manga rimwe na rimwe akabanyura mu myanya y'intoki kuko igihe cye cyari kitarajya. Ukuntu yazuye abapfuye, bya bitangaza byose yagiye akora, Petero areba yibuka ukuntu Yesu yahamagaye Petero ari kuroba, amubwira ati nukuri twaraye ijoro turoba nta kintu twafashe. Amubwira ati kubiturwa ubushundura, agafata ifi nyinshi cyane. Aravuga ati reka, ninde se wamuhangara, ninde wamukoraho? Ariko igihe kiragera bamukoraho, ngo baramukubita kabisa. Inkoni ziteye ubwoba, ngo ni inkoni bitaga imikoba, bakubitaga nyine bagarura ikomokana n'inyama. Petero arebye ibintu biri kuba kuri shebuja, ati uyu ni Yesu twari dusanzwe tugendana, uyu niwe wazuye Lazaro, uyu niwe wakoze bya bindi, uyu niwe wakijije ba barwayi bose nagiye mbona ko tugendanye igihe kirekire, bimeze bite? Noneho aracanganyukirwa kubera ariko rata, ari nako kantu nashatse kuvuga, kubera ko yari yambaye inyama n'amaraso gusa, yambaye umubiri utinya, ataruzura umwuka wera. Nukuri koko bamubajije ati nyamara uyu mugabo yari kumwe na Yesu. Nukuri aravuga ngo uretse no kugendana nawe nta nubwo muzi. Nimwibaze Petero wari inshuti ya Yesu magara we na Yohana. Murabizi ko nakabaga kose ngo Yesu yirobanuraga Petero na Yohana akaba ari babanyarukana ahantu. Bari abantu b'intwari, ariko ubutwari bwose wagira butari mu imbaraga z'umwuka wera, iyo ugeze imbere yaho bari kwihakana Kristo ubasha kumwihakana. Noneho ngo Petero aravuga ngo nukuri uyu mugabo ntabwo muzi. Imwe muri devoir abakristo dukeneye muri kino gihe, dukeneye kuzura imbaraga z'umwuka wera zizabasha kudutambutsa ahantu bari kwihakana Imana, twe ntituyihakana. Nongo Petero abonye uko ibiri kuba aravuga ati nukuri ntabwo uyu mugabo muzi. Ariko nimurebe uyu Petero wa mbere, munamurebe i Yerusalemu, Yesu amaze kubohereza umwuka wera bya bindi yabasezeranije, ngo amaze kuzura umwuka wera. None harahaguruka muri babandi bamubazaga ngo nyamara uyu ari kumwe na Yesu. Haleluya. Ngo uyu Petero wa kabiri utandukanye na wa undi wihakanye Yesu, wowe ufite imbaraga kizatuma wakwikura ahantu bari kwihakana Imana ntuyihakane. Icyo kibazo kibaza. Niyo mpamvu Yesu yatanze ibyashobokaga byose ngo acungure umuntu, avukira ahantu hagayitse, arapfa apfa urupfu rubi. Ubundi hari ahantu bita Nyabihanga Igorigota, ngo hariho cyari cyo gihano cya nyuma cy'umuntu wananiranye w'ikivume. Ubibaze ko na cyabaraba cyari cyarananiranye, ariko bari bataragikatira urubanza rwo kukijyana Igorigota, cyari kigifunze, byarabazwaga. Umuntu rero bavugaga ngo uyu muntu akwiriye kujya Nyabihanga. Hariho ahantu hanyuma habi habaho ahari ku isi bashoboraga guhanira umuntu, ngo bamubambye Igorigota ku musaraba ku musozi, ngo aho umuntu wese azamureba akavuga ngo kweri uriya yakoze ikintu kidasanzwe, niyo mpamvu akwiye kujya hariya. Na Yesu yemera kujya ahantu nk'aho kugira ngo aducungure. Urumva devoir ya Yesu atayirangije. None kambabwire ikindi kintu yakoze kugira ngo atwemeze, adukuremo ibintu byose byatuma twitwaza ko tutakiriye akagakiza kugira ngo tuzabone Imana.
arangije rata kudupfira no kuducungura byose, abona ko bidahagije kuba twamenya imbaraga z'umuzuko, kuba twamenya umusaraba agaciro kawo n'icyo bimaze, kuba twamenya ibi byose tukamenya no kubiririmba, rimwe na rimwe tuzi kubiririmba tukabishyira no mu ndirimbo tukabiririmba. Abona ko bidahagije ngo kubyizera gusa cyangwa kwiringira umusaraba bibe bihagije kugira ngo tuzabone ubugingo. Aduha n'akandi kantu kazaduherekeza mu urugendo bita umwuka wera. Aravuga ngo nubwo mbapfiriye ntibihagije, reka mbongerereho iyi mpano bita umwuka wera, kuko ngo uyu nguyu niwe uzabashoboza kunesha ibijya bananira kunesha. Niba hari ahantu ujya unanirirwa, ukeneye umwuka wera. Ntabwo kwizera umusaraba gusa bihagije, ukeneye umwuka wera wo kugukomeresha mu byo wizeye. Rimwe mu majambo Yesu yavugiye ku musaraba riboneka muri Luka ibice 23:34, riravuga ngo data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Yesu ku musaraba kimwe mu bintu yakoze, yatanze imbabazi. Ibaze gutanga imbabazi kandi ubabaye. Ninde wari wagera ku rwego rwo kuba ababaye cyangwa afite ibintu byamuba, cyangwa afite umuntu wamubabaje da, cyangwa afite umwanzi we, mwita umwanzi we, wamukoreye ikintu kidasanzwe akagera ku rwego rwo kumva yamubabarira, akavuga ngo umva ni ukuri ndamubabariye nawe si we. Arimwe imisumari, bamuteye icumu, bamukubise ari kuvirirana, bamwambitse ikamba ry'amahwa. Arahangara ati data we twebwe subu twasenga irihe twe, wenda twaba ati data waberetse kuri Imana nakoreye. Wabiyeretse mwami ko ari wowe nakoreye ukabakorera akantu kakabacanganyukisha. Nyamara Yesu yaravuze ngo iyo ubababariye ngo nibwo ubufashe amakara ukayabarura. Iyo ugeze kuri nivo yo kubabarira abanzi bawe ngo nibwo ubaciriyeho urubanza. Ahubwo none twebwe rimwe na rimwe iyo tubabaye kandi tubabajwe n'abantu, muzi ikintu kitubaho, ushobora kubabazwa n'umuntu akazarimbuka azira ibyo yagukoreye, nawe ukazarimbuka uzize ko wanze kumubabarira. Imbere y'Imana mukaba mubaye kimwe. Ugire kubabara, ugire no kuzarimbuka uzize kwa kubabara. Ngaho nimwibaze namwe, ukwiye kwiga kugira ute kubabara. Iyo ubabare amfe urarasha kandi ukumva urabohotse. Buryo ubabariye urabohoka. Amen. Data ubababarire ko batazi icyo bakora. Rimwe na rimwe ni nkubera ubundi iyo wuzuye urukundo rw'Imana, nubona nakubereye mubi, ngewe ubwanjye sinakwiga kuba mubi ngo mbishobore, Sekibi atangendereye. Burya wakagombye kuba na Satani kurenza kumbona nge. Ngo ariko uyu mwene data nkurikije uko nari nsanzwe muzi, ubu niwe cyangwa ni Satani ubiri inyuma. Noneho nibwo wuzura ati umva, nkurikije uko nari nsanzwe nzi Samu ni urugero, ndabona iki kintu nkoreye atariwe, ni umwanzi uri kunshaka nge nawe. Mana nawe siwe mubabarire, ahishurirwe ubuntu bwawe, ahishurirwe ko ibyo arimo nawe atariwe ahubwo ari umwanzi. Amen. Abantu bose ntibahawe kwakira imbabazi. Ibyo mwari mubizi? Ntabwo abantu bose bahawe kwakira imbabazi. Umuntu ashobora no kuguhemukira ukamubabarira ariko ntiyakire imbabazi, ariko wowe urangije devo. Ntabyo nsabamwe imbabazi cyangwa se ati nakubabariye kera. Donc izi mbabazi umugiriye ntazakire, ariko wowe uburangije iki?
uburangije devoir yawe. Yesu ku musaraba yababariye abanzi be, ariko ashaka no kuduha isomo, kuko rimwe mu isengesho yari yigishije abigishwa mbere y'uko abambwa. Iri somo yari aritanze bwa kabiri. Ni nkaho Yesu yatanze ikibazo akaza kugikosorera ku musaraba. Donc yarabigishije ati nimusenga mujye mugira mutya muti data utubabarira ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira ababiducumuyeho, cyangwa natwe abatuhemukiye, abadukoreye ibyaha. Noneho Yesu ababasizemwe umukoro, ariko azakosora. Ageze ku musaraba aza gukosora ya devoir yabahaye. Ni nkaho yakonfirimye rya sengesho, arababwira ngo burya nuko nabigishije namwe mujye mubigenza utya. Amen. Ati burya cyagihe mbabwira ngo mujye musenga mugira ngo mutya data ubababarire nk'uko natwe tubabarira, dore uko muzajya mubigenza. Murimo n'imisumari, n'umwanzi wawe yagushombye umusumari ujye umubabarira. N'umwanzi wawe yakujombye icumu ntabwo ari icumu ry'icyuma gusa, n'amagambo n'ibindi byaba amacumu n'uburozi n'ibindi byose. Yesu yari ashatse kuvuga ngo cya kibazo nabahaye dore igisubizo cyacyo. Abaha igisubizo hehe? Ku musaraba. Igikibazo yari yatanze cyerekana umuntu wageze ku musaraba. Haleluya. Ijambo rya kabiri, Luka 23:43, 23:43 haravuga ngo uyu munsi turabana he? Turabana muri paradiso. Amen. Ndashaka kubibutsa ko iki gisambo Yesu yakibabariye kitarabanje kunyura muri za etape zose tuzi umukristo acamo, zo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, zo kubatizwa mu mazi menshi, kwigira umubatizo. Iki gisambo ntabwo kigeze kigira amahirwe yo kwigira umubatizo. Nkeka ko kitanabatijwe, ariko agakiza aka kantu mukumve neza, agakiza ka Yesu karutiye imihango yose, nubwo ari itegeko. Yesu ku musaraba ngo Yesu yarangije byose, siko twaririmbye. Ku musaraba Yesu yarangije ibyo yarangirije kiriya gisambo. Harimo ibyuko kigomba kugera muri etape yo kwinjira mu rusengero, yo kumva ijambo ry'Imana, yo kubatizwa, yo kwiga, kwigishwa. Oya, cyabonye imbabazi. Imbabazi za Yesu ziri ku kigero zo kubarira umuntu memo ara dernière minute, dernière chance. Amen. None reka mbabwire, uzi ko aho iki gisambo cyakiririye imbabazi, kuko cyatuje akanwa ke, ari naho kigenzi cyacyo nacyo cyarimbukiye. Hari ibintu bibiri Yesu adusaba gukoresha kugira ngo dukire. Yesu adusaba gukoresha amatwi n'ururimi. Ni ibintu bifite umumaro cyane, kumva no kwata. Cyumvisha ibintu bari kuvuga kuri Yesu, cyibutse ibyo cyakoze. Cyumvisha kigenzi cyacyo ibyo kiri kwataha, turi umwana w'Imana se, ingahe ikize se natwe dukizera cyacyo. Ariko ati ntugira n'imbabazi wowe, uyobewe amahene y'abandi twariye, uyobewe abantu twishe, uyobewe amazu y'abandi twapfumuye. Gikoresha sinye ya kabiri nababwiye y'ururimi, gihindukira Yesu ati rata njyewe data, nugera mu bwami bwawe uzanyiyumvire. Kiba kiratuye. Haleluya. Cyatuye Yesu arakireba, arakibwira ati wowe rero nkubwire, ubu nonaho cyatuza akanwa kawe, uhindutse umwana wa Aburahamu, ubu wakiriye agakiza, wabanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Uyu munsi turabana muri paradiso. Haleluya. Uzi ko iki gisambo cyari kiri ku musaraba, nababwiye ko hari ahantu habi hanyuma bashyira abantu bananiranye. Uzi ko cyagize amahirwe
yo kuguta ku gakiza gaturutse ku musaraba wa Kristo mbere y'abandi bantu bose, kuko cyatuje akanwa ke. Haleluya. Ijambo rya gatatu, Yesu yarebye Yohana areba na nyina Mariya, abwira Mariya ngo nguyu umwana wawe, abwira na Yohana ngo nguyu nyoko. Ikintu bishatse kuvuga aha ni kimwe gusa, ku musaraba nta mfubyi ihari. Haleluya. Nta mupfakazi uharirira. Mu nzu y'Imana twahaboneye ababyeyi, mu nzu y'Imana twahaboneye abana. Iyo ugeze ku musaraba uri imfubyi ubona ababyeyi, uhasanga ababyeyi bagutegereje bakakwakirana yombi. Iyo ugeze ku musaraba uri abapfakazi cyangwa uri incike ni umuntu utarabyaye utagira akana, ubona abana benshi ndetse, kuko ku musaraba hariyo byose. Haleluya. Bifite ubusobanuro bwinshi ariko nta gihe cyagiye. Irindi jambo rya kane Yesu yaravuze ngo Eli Eli, ngo lama sabakitani, ngo data ni iki kikundekesheje, muri Matayo 27:46. Aha naho yaraje gukosora ikibazo yigeze atanga kivuga gusenga. Aha ngaha Yesu umurimo wo gusenga, uyu murimo Yesu umurimo wo gusenga yawukoreye he? Yawukoreye ku musaraba. Yesu ubuzima bwe bwose yahoraga asenga, kandi muribuka ko yavuze ngo dusenge ubugize ute? Ubudasiba, memu no mu makuba no mu byago no ku musaraba no mu mibabaro ujye wibuka kugiza ute? Ubundi gusenga, ubusobanuro bwo gusenga ni bumwe. Gusenga ni nko guhumeka. Waba udahumeka? Gusenga rero ni nko guhumeka. Abantu mw'iki gihe ntibagisenga ariko bagashaka kumva ijwi ry'Imana, kandi ibyo bintu biremvera isi, ni sanse iri fo. Donc bishatse kuvuga iki? Ni nko kuzimya fone ukarekarama ko nta muntu waguhamagaye umunsi wose kandi fone yiriwe ijimye. Gusenga ni nko guhumeka. Ku musaraba Yesu muri Yohana 19:28 yaravuze ngo mfite inyota. Haleluya. Yesu yari afite inyota yo gucungura itorero, yari afite inyota yo gukora icyamuzanye cyo guhuza abantu n'Imana. Yesu ku musaraba yari afite inyota yo gucungura nje nawe. Yesu na nubu yarahiye ko atazongera kurya no kunywa ngo keretse abonye itorero. Haleluya. Iyi nyota ya Yesu yo gucungura itorero, yanavuze ngo ko atazongera kurya no kunywa vino ngo atarabona rya torero yacunguye. Yesu yagize inyota yanjye nawe, yagize inyota y'umuntu wese uzumva ubutumwa bwiza akamwizera. Imana ishimwe cyane. Ijambo rya gatandatu Yohana 19:30 yaravuze ngo birarangiye. Haleluya. Ku musaraba Yesu yarangije byose. Birarangiye, ibya bindi byacu, ibibazo byawe byose Yesu yabirangirije ku musaraba inshuro imwe. Iri jambo risobanuye byinshi, ariko nagira ngo mumenye ko byose Yesu yabirangirije ku musaraba. Ibintu ibyo utekereza n'ibyo udatekereza Yesu yarabirangije. Agahinda kawe Yesu yarakarangije, imaro yawe Yesu yarayirangije, ibyaha byawe byose Yesu yarabirangije. Haleluya. Imana ishimwe. Ijambo rya nyuma nihuse cyane, bifite ubusobanuro bwinshi ariko nihuse kugira ngo duhangane n'igihe. Yaravuze ngo byose data mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Luka 23:46. Ubugingo bwacu n'ibyacu tubishyire mu maboko y'Imana. Data niwe wenyine ufite byose mu maboko.
aka kantu reka ngasubiremo. Data niwe wenyine ufite byose mu maboko. Ubuzima bwawe, ubugingo bwawe, ibyawe byose biri mu maboko ya nyirabyo, biri mu maboko y'Imana. Humura. Haleluya. Dawidi yari yaramenye iryo banga, kuko Zaburi 31:5 haravuga ngo mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Imana itugirire neza. Muhaguruke dusenge Imana. Haleluya. Turagushimiye cyane Mwami Yesu. Turagushimiye ko ku musaraba waharangirije byose. Turagushimiye ko ubugingo bwacu bwashyizwe mu maboko yawe. Turagushimiye ko Mwami nta mfubyi hakubitirwa. Finaroma Yohana yabonye nyina, kandi na Mwami na Mariya yabonye umwana. Yesu shimwa, shimwa ko ku musaraba watanze agakiza. Igisambo kakibwira ko muri bubane muri paradizo ara dernière minute ukagiha chance. Natwe jya uduha uburyo bwo gukoresha aya mahirwe twabonye tugifite amatwi mazima, n'iminwa yacu n'ururimi rwacu rukibasha kwatuza akanwa rukavuga, kuko ijambo ryawe ravuga ngo umuntu wese niyatuza akanwa kakavuga ko Yesu agira neza, ngo uwo nguwo azakizwa. Natwe jya uduha gukoresha aya mahirwe Mwami. Watwigishije gusengera mu mibabaro, wari uri ku musaraba ariko winginga so, ubwira Imana ngo niki kikundekesheje, bigenze bite? Natwe hari igihe tujya tugera mu bibazo, tukagera mu kaga, tukabona ko uri kure yacu, nyamara burya ntuba uri kure yacu, uratuzi kandi uratureba ku manywa na nijoro. Mu izina rya Yesu, icyubahiro ni icyawe. Databuja mwiza, warakoze kuducungura, warakoze Mwami ku byo wakoze byose, warakoze Data. Turagushimiye, turaguhimbaje. Mu izina rya Yesu, wabonye ko tutazarimbuka, ubona ko ikiremwa muntu ugomba kugicungura ubwo cyari kimaze gucumura, wemera kwitanga bigezaho. Natwe cyazaduha kugira ngo Mwami tutazakerensa ubu buntu watugiriye, ahubwo uzaduhe kubana nawe muri paradizo nk'uko wabisezeranije kiriya gisambo, ukakibwira ngo turi bubane muri paradizo. Icyadazaduhaye amahirwe natwe Mwami uduha imbaraga z'umwuka wera zatuma tutazabasha ko kwihakana aho abandi bari ko kwihakana. Uduha imbaraga z'umwuka wera zatuma tuzabasha kuguhamya aho bidashoboka. Uduha imbaraga z'umwuka wera zatuma Mwami tuzabasha guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Urakoze kugiye kubana natwe, urakoze kubw'itorero wacunguye, urakoze kubw'aba bene Data bateze amatwi bumva ijambo ryawe. Urakoze Mwami kubwa byose ukoze. Umusaraba wawe wazanye byose, wamazeho ubukene bwacu, umaraho ingorane zacu, umaraho ibigeragezo byacu. Nubwo tubabazwa tunyura muri iyi si y'ibibazo n'imiruho n'ibigeragezo, ariko bitambukanamo natwe, kuko ijambo ryawe waravuze ngo ubwo wabashije kugeragezwa no kubabara, ngo ubasha no gutabara abageragezwa bose. Urakoze rero kugiye kubana natwe, imitima yacu ikomeze ihazwe n'ijambo ryawe, kandi dukomeze twirate intsinzi y'umusaraba twaboneye Igorigota ku musaraba, kubw'izina rye ryera Kristo Yesu. Urakoze. Amen.